kuyobora mu byukora. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Reka nkubwire nta muntu numwe wiringiye Imana ngo imikoze isoni. Niyo mpamvu nkwinginze reka ubane n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka ugendane n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyi Mana irakomeye, iyi Mana irahambaye. Abakera basogokuruza barayumviye. Mose agendana nayo iramurinda, Abraham agendana nayo iramurinda, Dawidi mukura mu ishyamba aho yarari, bene se baramutereranye, Isera mutereranye, iramuzamura imugira umwami. Iyi ni Imana yo kwiringirwa. Rero wongera ibihe muri byo we byo gusenga, ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nukuri iyi Mana ifite imbaraga kandi Imana yiteguye kukurengera. Nukuri nukiranuka, nta muntu wakoze ibyo gukiranuka ng'Imana imutererane. Nta muntu wageneye mu nzira yo gukiranuka Imana ngo imutererane. Nubwo ubona imiraba ari myinshi, nubwo ubona intambara ari nyinshi ku buzima bwawe, ariko ndabizi neza iyi Mana yiteguye kukurengera. Ntago nasoza navuze ngo reka dusenge Imana. Imana hari icyo igomba gukora ku buzima bwawe. Imana hari icyo igomba gukora mu muryango wawe. Imana hari icyo igomba gukora mu mitungo yawe ufite. Ariko icyambere shaka mu maso y'Imana, ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Isaha y'Imana nigera nta kizatuma Imana itaza ku buzima bwawe. Reka dusenga Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ifite imbaraga. Uwiteka we uratubwenga ijambo ryawe ngo tugire umwete wo kumvira. Reka twongere udusubizemo kumvira, kukumvira Mana, tugukorere tugutinya kandi tukubahisha muri aka kanya. Komeza ijambo ry'Imana. Reka dukomeze ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Uzagira umugisha mu majyana mu maza. Amena. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Oya, ababisha bakurwanya nta kintu bazagutwara. Pfa kuba uri kumwe n'Imana, pfa kuba waravuganye n'Imana, nta kibyo byose bizakurwanya, ntacyo bizagutwara. Pfa kuba uri kumwe n'umwami ukomeye cyane ari we Yesu Kristo, umwami wakumeneye amaraso ku musaraba, umwami witanze igorogota. Uwo niwe tugomba kwiringira. Komeza. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, yego, bahunge baciye mu nzira ndwi. Yego. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu biganza byawe. Haleluya. No mu byo ugerageza gukora byose. Haleluya. Umuntu wagendanye n'Imana umugisha umuhoraho, ibyiza bimuhoraho. Ntawe nigeze mbona wakoreye Imana ngo ngakorwe n'isoni. Dawidi nawe yaravuga ati nabaye ndi umusore ariko ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Reka nkubwire wowe wakurikiye Imana, iyi ni Imana yo kwiringirwa, iyi ni Imana ifite imbaraga, iyi ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Komeza urugendo watangiye. Gira umwete wo kwimvira Uwiteka Imana yawe, gira umwete wo gukurikira Uwiteka Imana yawe, gira umwete wo kongera ibihe muri wewe byo gusenga. Va mu byo urimo bidafite umumaro, senga Imana, kora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Uhamagara Imana izakumva, uhamagara Imana izakwitabaye. We Yesu Kristo, ndakwingize we mu Kristo aka kanya unkurikiye, wakurikiye ino cano, gira umwete wo kumvira Uwiteka Imana mu byo ukora. Aho uri wose ujye ugendana n'Imana, mu kazi ukora ugendane n'Imana, mu byo uvuga ugendane n'Imana. Usaba Imana iguha umwuka wera aka kanya, umwuka wera uzakora. Izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Shumbusho Theoneste. Ndi umusore ushima Imana bitewe n'ibyo Imana igenda dukorera buri munsi. Uyu munsi rero nifuje gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ku magambo y'Imana. Wowe unkurikiye aka kanya umeze neza, nakubwira ngo nubona wabyutse bikemera, ukabona uragenda bikemera, jya Imana icyubahiro. Kubera yuko hari benshi aka kanya bari muri ubu buzima bifuje byibura kuba muri iyi si ariko bikaba bitemeye. Ariko wowe byemeye yuko uyu munsi uba muri iyi si, Imana icyubahiro kandi jya wibuka gushima Imana. Hari benshi bari mu bitaro barwaye, ariko uyu munsi uri ufite ubuzima, jya Imana icyubahiro kubera ibyo bintu Imana iba yakoze. Nukuri muri aka kanya dushimye Imana ko iki turindiriye muri iyi si, nubwo intambara n'ibibazo ari byinshi, nubwo ibitugerageza muri iyi si ari byinshi, ariko mu ijuru hari Imana izaturengera. Reka tubanze dusenga Imana rero mbere yo gutangira. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana igiturengera tugeze ahakomeye, uri Imana igiturwanirira intambara twe tutakwirwanirira, twe nk'abana b'abantu ntacyo twakora. Reka muri aka kanya imbaraga zawe zimanuke zibane natwe. Reka muri aka kanya umwuka wawe wera umanuka ubane natwe. Ayiwe, reka muri aka kanya imbaraga z'ijuru zize zitugote.
reka twebwe tugiye kumvira ijambo ryawe, nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njyewe. Reka mbura ahubwo wowe ugaragara Uwiteka, kuko ari we Mana ikomeye cyane ku buzima bwanjye. Reka muri aka kanya umanura imbaraga zawe zingote, ubwiza bwawe bungote, nukuri umwuka wawe wera ungaragareho, kuko uri Imana ikomeye. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, urakoze urakarama, amen. Murakoze cyane. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku magambo y'Imana, nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Reka umusomyi mwiza adusomere muri Yesaya 42, duhere ku murongo wa mbere. Reka badusomere muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umutwe w'amagambo aravuze ngo umugaragu w'Uwiteka. Umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye, ngo dore umugaragu wanjye ndamiye uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka, ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira, urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Amen. Haleluya. Nkuzaniye ijambo kuri uyu munsi rivuga ngo isaha y'Imana nigera nta kizatuma umugambi w'Imana udasohora ku buzima bwawe. Buriya iyi saha y'Imana itaragera uhura n'ibibazo bitandukanye. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyi saha y'Imana itaragera uhura n'ubuzima ukeka ko ntiubyiyumvishe neza, ariko iyi saha y'Imana yageze nta kizatuma Imana idasoza umugambi ku buzima bwawe. Ubu uri umumama, iyi saha y'Imana itaragera ubu uri mu rugo rwawe, hari ibintu ukora umugabo ntabyishimire. Ubu uri umusore uragenda mu muryango ntibakwemere, ubu uri umugabo uragenda mu bagabo bagenzi bawe ntibakwemere, bitewe n'iki saha y'Imana ntiragera. Ibintu byose ukoze mbese uba wibaza niba ari Imana wasenze, bitewe n'iki, n'igihe ukirimo ntabwo isaha y'Imana iragera ku buzima bwawe. Ariko iyi saha y'Imana igeze, haleluya, haleluya. Ariko iyi saha y'Imana igeze, Imana iramanuka ikabana nawe, ibintu byose ukabikora bikemera, ukavuga bikemera, mu muryango ukemerwa, mu baturanyi ukemerwa, ahantu hose ukemerwa, ibyo ukoze bikemerwa. Icyo gihe isaha iba yageze ku buzima bwawe. Reka badusomere mu Gutegekwa kwa kabiri igice cya 28, hajye twumva icyo Imana ivugana natwe. Mu Gutegekwa kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa mbere, turahera ku murongo wa mbere. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa mbere haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose, amategeko y'Imana igutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose. Uwiteka Imana yawe ngizagusumbisha amahanga yose. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, amategeko igutegeka uyu munsi. Wa mukristo nkurikiye aka kanya, ndakubwiye ngo gira kumvira Uwiteka Imana yawe, gendera mu nzira yo gukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka, va mu byo urimo bidafite umumaro. Reka mu gihe abantu bo mu isi bari gusiganirwa no gushaka iby'isi, reka natwe ayiwe Yesu Kristo, reka natwe dusiganirwe no gushaka Uwiteka, reka natwe dusiganirwe no gushaka Imana, reka dusiganirwe no gushaka mu maso h'Imana. Mu gihe abandi bari gushaka ibidafite umumaro, reka aka kanya dushake mu maso h'Imana. Komeza twumve icyo Imana itubwira. Haleluya. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Amena. Ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Imana izagusumbisha amahanga yose. Kandi iyi migisha yose izakuzaho. Ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amena. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Ngo uzagirira umugisha mu mudugudu utuyemo. Mbega
abantu bizabacanga ukuntu Imana iri kuguha umugisha, ariko uzaba wagize umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nakubwiye ngo mukristo aka kanya unkurikiye, gira umwete wo kumvira Imana aka kanya, gira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Imana yagukuyeho abantu batakekaga ko wava, Imana yakurengeye mu gihe ntawe ari kukurengera, nta mubyeyi wari ufite wakurengera. Haleluya. Ayiwe, nta muvandimwe wari ufite wakurengera, ariko Imana irakurengera. Gira umwete aka kanya wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Komeza twumve icyo Imana ivuga. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imbuto zo mu matungo yawe, n'imbuto zo mu matungo yawe, kororoka kw'inka zawe, kororoka kw'inka zawe, nuko imikumbi yawe, nuko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe, amen, n'icibo uvugiramo. Haleluya. Uzagira umugisha mu majya no mu maza, uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa. Haleluya. Ibiguhiga bizaba byinshi muri uru rugendo, ibizakurwanya muri uru rugendo bizaba byinshi, ibigusenya mu murimo bizaba byinshi, wowe mukozi w'Imana unkurikiye. Ariko ndakubwiye ngo nugendana n'Imana izajya ibigushurira bitaraba, Imana izagendana nawe. Ndakubwiye ngo wowe unkurikiye aka kanya, Imana izabana nawe mu buzima uzanyuramo bwa buri munsi, nta kizagutera ubwoba. Mu murimo ibikurwanya byo bizaza ari byinshi cyane, ariko uzabirenga. Ibyo byose uzajya ubirebesha amaso biguhunge, bitewe nuko wizeye umwami ukomeye, bitewe nuko wizeye Imana ikomeye. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana iravuga ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu we. Imana nakubwira ngo ikugote kuri uyu munsi, Imana yongere gusanga ikugote mu buzima bwawe, ikugote n'umuryango wawe, ikugote n'abagukomokaho bose. Nicyo nakwifuriza muri aka kanya. Komeza ijambo ry'Imana. Reka dukomeze ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Amena. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Oya, ababisha bakurwanya nta kintu bazagutwara, pfa kuba uri kumwe n'Imana, pfa kuba waravuganye n'Imana, nta kibyo byose bizakurwanya, ntacyo bizagutwara. Pfa kuba uri kumwe n'umwami ukomeye cyane ari we Yesu Kristo, umwami wakumeneye amaraso ku musaraba, umwami witanze igorogota, uwo niwe tugomba kwiringira. Komeza. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, yego, bahunge baciye mu nzira ndwi. Yego. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu biganza byawe. Haleluya. No mu byo ugerageza gukora byose. Haleluya. Umuntu wagendanye n'Imana umugisha umuhoraho, ibyiza bimuhoraho. Ntawe nigeze mbona wakoreye Imana ngo ngakorwe n'isoni. Dawidi nawe yaravuga ati nabaye ndi umusore ariko ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Reka nkubwire wowe wakurikiye Imana, iyi ni Imana yo kwiringirwa, iyi ni Imana ifite imbaraga, iyi ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Komeza urugendo watangiye, gira umwete wo kwimvira Uwiteka Imana yawe, gira umwete wo gukurikira Uwiteka Imana yawe, gira umwete wo kongera ibihe muri wewe byo gusenga. Va mu byo urimo bidafite umumaro, senga Imana, kora amasengesho yo kwiyiriza ubusa, uhamagara Imana izakumva, uhamagara Imana izakwitaba. Iwe Yesu Kristo, ndakwingiza wowe mukristo aka kanya unkurikiye, wakurikiye ino cano, gira umwete wo kumvira Uwiteka Imana mu byo ukora. Aho uri wose ujye ugendana n'Imana, mu kazi ukora ugendane n'Imana, mu byo uvuga ugendane n'Imana. Usaba Imana iguha umwuka wera aka kanya, umwuka wera uzakuyobora mu byo ukora. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Reka nkubwire, nta muntu n'umwe wiringiye Imana ngo imikoze isoni. Niyo mpamvu nkwinginze, reka ubane n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, reka ugendane n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyi Mana irakomeye, iyi Mana irahambaye. Abakera basogokuruza barayumviye. Mose agendana nayo iramurinda, Abraham agendana nayo iramurinda, Dawidi mukura mu ishyamba aho yarari, bene se baramutereranye, Ise yaramutereranye, iramuzamura imugira umwami. Iyi ni Imana yo kwiringirwa. Rero wongera ibihe muri byo wewe byo gusenga, ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nukuri iyi Mana ifite imbaraga, kandi Imana yiteguye kukurengera. Nukuri nukiranuka, nta muntu wakoze ibyo gukiranuka ngo Imana imutererane, nta muntu wageneye mu nzira yo gukiranuka Imana ngo imutererane. Nubwo ubona imiraba ari myinshi, nubwo ubona intambara ari nyinshi ku buzima bwawe, ariko ndabizi neza iyi Mana yiteguye kukurengera. Ntago nasoza navuze ngo reka dusenge Imana. Imana hari icyo igomba gukora ku buzima bwawe, Imana hari icyo igomba gukora mu muryango wawe, Imana hari icyo igomba gukora mu mitungo yawe ufite. Ariko icyambere, shaka mu maso
y'Imana, ugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Isaha y'Imana nigera nta kizatuma Imana itaza ku buzima bwawe. Reka dusenga Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ifite imbaraga. Uwiteka we uratubwenga ijambo ryawe ngo tugire umwete wo kumvira. Reka twongere udusubizemo kumvira, kukumvira Mana, tugukorere tugutinya kandi tukubahisha, ugendera mu nzira yo gukiranuka yo gukora ibyiza. Bana natwe rero ukomeze udushyigikire, ubane natwe mu buzima bwose, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane, mwari kumwe na Shumbusho Theoneste. Nukuri tuzajya dusangira ijambo ry'Imana kandi dusangira ibyiza. Imana ikomeze ibahe umugisha, amen.